Igitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli. Iki ni kimwe mu bitabo bishobora kuba bigirwaho impaka n'abantu benshi batandukanye bitewe n'ubuhanuzi burimo n'uburyo abantu bagenda babusobanura. Reka rero icyo gitabo tukigeho uyu munsi. Mbere y'uko utekereza kwiga iki gitabo, hari ibintu nibura nka bitatu ukwiye kubanza gusobanukirwa. Icya mbere, iki ni igitabo cy'ubuhanuzi. Ndagira ngo ubanze ubyiteho neza. Ku bantu twiganye imyandikire ya Bibiliya barabizi ko Bibiliya irimo imyandikire igiye itandukanye. Uburyo igitabo cy'itangiriro cyanditsemo ntabwo ari bwo buryo igitabo wenda cya Yosuwa cyanditsemo, ntabwo ari bwo buryo igitabo cya Esiteri cyanditsemo, nta nubwo ari bwo buryo ibitabo by'ubwenge nka Zaburi, ibitabo by'imigani ntabwo ari bwo buryo byanditsemo, nta nubwo ari bwo buryo ibitabo bya prophecy cyangwa se ibitabo by'ubuhanuzi ari bwo buryo byanditsemo. Mu yandi magambo, ukwiye gusobanukirwa ko igitabo cya Daniyeli ni igitabo cy'ubuhanuzi, ntago ugisobanura uko wiboneye. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiye gusobanukirwa igihe ugiye kwiga igitabo cya Daniyeli. Icya kabiri, igitabo cya Daniyeli ni igitabo cyanditswe ubwo Abisiraheli baterwaga n'ubwami bwa Babuloni bugasenya urusengero rwa Yerusalemu ndetse bakabatwaraho nk'abanyagano. Muri abo batwaye hari harimo Daniyeli ndetse n'inshuti ze, abantu benshi bazi ku mazina ya Saduraka, Meshaki ndetse na Abedenego. Ayo ni amazina y'ibigirwamana biswe ubwo bageraga muri icyo gihugu cyangwa se muri ubwo bwami bwa Babuloni. Ikindi cya gatatu ni nka did you know cyangwa se ni nk'akantu just k'ingenzi ukwiye kumenya kuri iki gitabo, ni uko iki gitabo cyanditswe mu ndimi ebyiri. Ni ukuvuga ngo harimo Igiheburayo ndetse na mubyara w'urwo rurimi cyangwa se urundi rurimi rwenda kuvugika kimwe narwo, ari rwo rurimi rwitwa Aramaic cyangwa se ururimi rw'Ikinyarameyi. Ni nk'uko u Rwanda tuvuga Ikinyarwanda n'Abarundi bakavuga Ikirundi, ariko wumva ko izo ndimi zifitanye isano. Uko niko Igiheburayo n'Ikinyarameya ubundi bazita cousin languages, ni ukuvuga ngo ni indimi z'ababyara. Ibyo rero ni ibintu bitatu by'ingenzi ukwiye kuzirikana mbere y'uko utangira gusoma iki gitabo cya Daniyeli. Tuguhaye ikaze rero muri iyi video, aho tugiye kwiga akantu ku kandi kuri iki gitabo cya Daniyeli, ariko mu buryo bw'incamake, ku buryo ubutaha ntuzajya utekereza kukiga, bizajya bikorohera kugisobanukirwa. Daniyeli. Iki gitabo igihe ugiye kukiga, nakugira inama yo kukigabanyamo ibice bibiri. Wakibaza ngo ibyo bice bibiri ni ibihe? Kubera iki bigabanyije muri ubwo buryo? Ese bitubwira iki? Ni ukuvuga ngo igice cya mbere ni uguhera ku gice cya mbere cya Daniyeli kugera mu bice bitandatu by'igitabo cya Daniyeli. Hanyuma igice cya kabiri ni uguhera ku bice birindwi bya Daniyeli kugera mu bice 12 by'iki gitabo cya Daniyeli. Icyo ngusaba ni uko uza kwihangana kugira ngo tuze kurebera hamwe ni ibiki biri muri ibi bice, ese kubera iki bigiye bigabanyije muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo niwiga neza iki gitabo cya Daniyeli, uzabona ko guhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya gatandatu cy'igitabo cya Daniyeli batubwira inkuru za Daniyeli n'abashuti be, inshuti ze muri Babuloni. Ni ukuvuga ngo guhera mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere kugera mu bice bitandatu bagenda batubwira inkuru cyangwa se amateka y'ibyagiye bibabaho yaba Daniyeli ndetse n'inshuti ze, arizo tuzi ku mazina biswe muri Babuloni, ariyo Meshake, Saduraka ndetse na Abedenego. Nyemerera noneho tubyinjiremo ariko tubirebaho mu ncamake. Ni ukuvuga ngo dutangira tubona uburyo yaba Daniyeli ndetse n'inshuti ze arizo Meshaki, Saduraka ndetse na Abedenego, ariko ayo ni amazina biswe n'ibigirwamana ubwo bageraga
muri iki gihugu. Hanyuma tubona ko bagerageje kubamanipira cyangwa se bagerageje kubakuramo imyitwarire, imico n'imyizerere y'Abisiraheli. Kuko ko Abisiraheli ni abantu bari bazi Imana y'ukuri, ni abantu bizeraga Imana y'ukuri, ni abantu baramyaga Imana y'ukuri, ni abantu bari bafite amategeko y'Imana bagenderaho. Ni ukuvuga ngo bagera muri Babuloni, Babuloni hari ahantu bagira ibigirwamana byinshi, bari abantu batagira justice, batagira ubutabera, bari abantu batagira donc bagena icyiza bishingikirijeho, bakagena ikibi bishingikirijeho. Uko niko rero tugenda tubona ko yaba Daniyeli ndetse n'inshuti ze bashatse kubahindurira imitekerereze, batangira kugenda bashaka kubahindura nk'abo basanze muri Babuloni. Ikintu cya mbere bakoze ni ukubahindurira amazina. Wenda nuko njye nawe muri iki gihe dushobora kumva izina nyine ari izina risanzwe, n'umubyeyi iyo atwite atangira gushaka kuri Google utuzina twiza yakita umwana, wenda se ashingiye ku two yarebye muri filime, ashingiye se ku dufite ubusobanuro bwiza, ashingiye se ku buryo tureshya, ni tugufi cyangwa se ni birebire, cyangwa se ndagashingira no ku marangamutima y'uburyo ameze n'uburyo yiyumvamo n'uburyo yabanye n'umuryango we, se baramutereranye, se bamubaye hafi. Mbese ukabona izina nta nubwo nyine uburyo twe dufata izina muri iki gihe bitandukanye n'uburyo bo izina ryari ikintu cy'ingenzi, kuko bo izina ryari rikubiyemo purpose y'umuntu cyangwa se icyo yahamagariwe gukora. Niyo mpamvu uzabona nk'umuntu wese Imana yahamagaraga yamuhinduriraga izina. Ukabona wenda Aburahamu yitwaga Aburamu, ariko kuko agiye kugirwa sekuruza w'amahanga akitwa Aburahamu. Ukabona wenda nka Yakobo mbere yitwaga umuriganya, kandi kuko ubona ko agenda ariganya umugisha n'ibiki byose, ariko ukabona Imana kuko igiye kumuhindura amateka ikamwita Isiraheli. Ugenda ubona ko ikintu cyitwa izina cyari ikintu cy'ingenzi ku bantu bitwa Abisiraheli. Rero kubona izi nshuti za Daniyeli bagenda babahindurira amazina, twebwe dushobora kucyumva nk'ikintu cyoroshye, ariko cyari ikintu cy'ingenzi ndetse cyari ikintu gikomeye cyane. Uko niko rero babahinduriye amazina, babita Sadraka, Meshaki ndetse na Abedenego. Ayo ni amazina babise yitwaga ibigirwamana byabo. Mwumva uburyo batangiye kubakorera icyitwa brainwashing cyangwa se iyozabwonko. Hanyuma ikindi bakoze, batangiye kubasharinga cyangwa se kubaha ikaze ku meza, ariko ayo mafunguro yose akaba yaterekerejwe ibigirwamana. Wibuke ko Imana ya Isiraheli yari yarababujijwe ibyo bintu. Hari n'aho bari barabujijwe yuko badakwiye gukora no ku nyamaswa yapfuye. Hari inyamaswa zizira bari barabwiwe, hari inyamaswa zitazira bari barabwiwe. Mu yandi magambo, ibyo nabyo byari mu bizira. Ni nko kuzirura iby'Imana yabahaye cyangwa se iby'Imana yabashyiriyeho, nibyo bari bari kubwirwa muri Babuloni kugira ngo bakore. N'ibindi by'iyozabwonko cyangwa se brainwashing aba bagenzi ba Daniyeli bagiye bakorerwa kugira ngo barebe ko babibagiza imitekerereze ndetse n'imyizerere y'Imana y'ukuri, bakabashyiramo imyizerere mishyashya ijyanye n'ubwami bwa Babuloni. Uko niko rero barabatandukanya, bakabashyira hamwe n'abandi basore, bakabigisha ubwenge bwo muri Babuloni. Ariko ikintu gitangaje tubona ko Daniyeli ndetse na bagenzi be bakomeza gukomera ku Mana yabo, Imana y'ukuri, aho bavuga ati aho kugira twe turye ibyaterekerejwe, muduhereze ibishyimbo ndetse n'amazi, ndetse muzabona ko ku iherezo rya byose tuzaba ntaho duhuriye na bariya. Kandi koko uko niko byaje kugenda. Imana yagiye ibagira abantu badasanzwe, ndetse ibyo byaje gutuma umwami abashyira mu myanya y'icyubahiro. Iyo tugeze mu bice bibiri by'iki gitabo, tubona noneho ubwo tuba twinjiye muri cya gice kiri mu rurimi rwa Arameyiki. Twabonye ko iki gitabo cyanditse mu ndimi ebyiri, Igiheburayo, ni ukuvuga ngo Igiheburayo tukibona mu gice cya mbere cya Daniyeli, ariko guhera ku bice bibiri kugera ku bice birindwi bya Daniyeli byanditse mu rurimi rw'Ikinyarameyiki. Twabonye ko urwo ni ururimi bita ko ari rubyara rw'Igiheburayo. Hanyuma guhera mu bice 8 gukomeza turongera tugasubira mu Giheburayo. Hanyuma rero iyo tugeze mu bice bibiri dutangira kubonaho umwami yaje kuryama akarota inzozi, aho yaje kurota inzozi z'ikibumbano kirekire
ariko icyo kibumbano kigiye kirimo ibice bitewe n'ubukomere bw'icyuma bukigize. Ibyo byuma byari bigiye bitondetse dushingiye ku buryo bigiye bikomeyemo, ndetse ku gasongero hari hariho izahabu. Ariko icyatumye uwo mwami izo nzozi zimuguma mu mutwe ndetse zikamutera ikibazo ni uburyo muri izo nzozi yaje kubona ikibuye gikomeye cyane kiza kigasenya icyo kibumbano. Uko niko umwami aza gukusanya abakonikoni n'abaki bose, izo nzozi bakabura umuntu uzisobanura, ariko bakabwira umwami ko hari umuntu waturutse mu bwoko bw'Abisiraheli ushobora kumusobanurira izo nzozi. Ndetse Daniyeli araza akaklaiming cyangwa se agashimangira ko nta yindi mana ishobora guhishura ibihishwe. Ni nk'aho yari kumubwira ati izi mana zose zo muri Babuloni nta n'imwe ishobora guhishura ibihishwe uretse Imana y'ukuri. Uko niko Daniyeli rero yatangiye kumusobanurira izo nzozi icyo zivuze, aho agenda amwereka ko icyo kibumbano kigiye gisobanura uburyo ubwami bugenda burutana, ndetse akamwereka ko ku gasongero icyo kibumbano gifite, ku gasongero ko icyo cyuma cy'izahabu gisobanura ubwami bwa Babuloni, ndetse akamusobanura ko icyo kibuye kizaza ari ubwami bw'Imana buzaza mu isi bugatsinda, bugasenya, bukarimbura ubwo bwami bwose buba bwarishyize hejuru. Iyo tugeze mu bice bitatu by'iki gitabo tubona noneho inshuti za Daniyeli ziza gutegekwa kuramya ibigirwamana, ariko nk'abantu bari bazi Imana y'ukuri bakomeje kuba bizerwa ku Mana yabo. Uko niko umwami yaje kubahanisha kubashyira mu muriro nk'ikimenyetso cyo kuburira n'undi muntu uwo ari we wese watekereza kwigomeka ku mwami ndetse n'Imana zo muri Babuloni, yuko yari warning cyangwa se ni nk'umuburo wababahaye yuko n'undi wese uzabigerageza azagenzwa nk'uko abo bari bagiye kugenzwa. Uko niko Shadraka, Meshaki ndetse na Abedenego bashyirwa mu muriro. Gusa ikintu gitangaje ni uburyo Shadraka, Meshaki ndetse na Abedenego bava mu muriro nta n'umwotsi ubanukaho. Aho niho umwami yaje gutangara agategeka ko nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse Imana ya Shadraka, Meshaki ndetse na Abedenego, kuko ariyo Mana yonyine ishobora gukiza. Iyo tugeze mu bice 4 ndetse na 5 tubona inkuru y'umwami Nebukadinezari ndetse n'umuhungu we Belushazari. Uti izi nkuru zivuga iki? Wibuke Imana mu nzozi Daniyeli yagiye asobanura, yagiye yerekana uburyo Imana izaza gucisha bugufi aba bantu bigira ibitangaza bakigira intakoreka cyangwa se bakishyira hejuru mu cyimbo cy'Imana. Uko niko yaba umwami Nebukadinezari Imana iza kumuhamboringa cyangwa se iza kumucisha bugufi aho yamaze imyaka arisha nk'itungo. Gusa umwami Nebukadinezari nyuma yo kongera kuganduka akemera guca bugufi, Imana irongera ikamugarura mu mwanya yahozemo. Ariko ibyo bigatandukana n'ibyabaye ku muhungu we Belushazari, kuko we yakomeje kwinangira ndetse bikaza kurangira mu ijoro yishwe. Ibyo bikagenda byerekana uburyo Imana kuva mu itangiriro yahaye umuntu ubutware bwo kugenga ibintu byose. Ariko nanone ibyo ntibivuze ko ubutware wahawe ubukoresha uhohotera ibiremwa by'Imana cyangwa se uhohotera abandi badafite kivurira. Uko niko Imana igenda yerekana ko abishyize hejuru bagatangira kugenga imbaraga nabi uburyo Imana yazibahaye, nayo igaruka ikabahamborenga cyangwa se ikabacisha bugufi. Hanyuma iyo tugeze mu bice 6 nk'uko twabonye ko mu bice byabanje inshuti za Daniyeli, ni ukuvuga Shadraka, Meshaki ndetse na Abedenego, nk'uko bashyizwe mu muriro nyuma y'uko banze kugandukira ibigirwamana byo muri Babuloni, uko niko mu bice 6 tubona na Daniyeli nawe bamushyira mu rwobo rw'intare. Ariko nk'uko Imana yarinze inshuti ze Shadraka, Meshaki ndetse na Abedenego mu muriro, uko niko Imana nayo iza kurinda nanone Daniyeli mu rwobo rw'intare, aho yashyizwe mu rwobo rw'intare. Intare zari zimaze iminsi zishonje ariko yageramo ntizigire icyo zimutwara, ndetse umwami nyuma y'uko aje kumureba agasanga ntacyo yabaye, ategeka ko nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse Imana yonyine ya
Daniyeli. Ubwo ibyo nibyo tubona muri iki gice cya mbere. Tubona Daniyeli ndetse n'inshuti ze n'uburyo bakomeje kuba bizerwa ku Mana y'ukuri nyuma y'ibyo bagiye bacishwamo byose, ariko Imana nayo ikagenda ibatabara. Hanyuma guhera mu bice 7 kugera mu bice 12 niho tugenda tubona ubuhanuzi bwa Daniyeli. Aha niho tugenda tubona ubuhanuzi bwa Daniyeli, ndetse tubona ko Daniyeli aza gusinzira agatangira kugira ibyo agenda ahishurirwa. Ni ubuhanuzi bugoye kubusobanukirwa ku buryo na nyir'ubwite kuburota byatangiye kumucanga, kugera aho marayika yaje agatangira kugenda amwereka icyo ibyo bintu bivuze. Ubwo buhanuzi ni ubuhe? Ubu ari nayo mpamvu iki gitabo cya Daniyeli tukigifite na n'uyu munsi, tukaba tugomba kuba tugisoma, cyangwa se hari ubutumwa butugenewemo, kabone n'ubwo haciyemo imyaka myinshi iki gitabo cyanditswe. Ariko kuba na n'ubu kikiri muri Bibiliya ni uko harimo ubutumwa, cyangwa se muri ubu buhanuzi harimo n'ibitureba muri iki gihe. Muri ubu buhanuzi Daniyeli aza kubona inyamaswa enye zigiye zitandukanye. Harimo imwe ishushanywa nk'intare, harimo indi ishushanywa nk'ingwe, harimo indi ishushanywa nk'idubu, ndetse ariko tukaza kubona indi nyamaswa yihariye ifite amahembe menshi, ariko ikaba ifite akandi gahembe kihariye. Ni ukuvuga ngo mu isezerano rya kera ubundi iyo bavugaga ihembe cyangwa se amahembe byabaga bisobanuye ubwami. Hanyuma hakabamo iyo nyamaswa yihariye yari ifite amahembe menshi, ariko ifite akandi gahembe kihariye ndetse gasumba ayandi, nk'ikimenyetso cy'umwami udasanzwe ndetse wigize intakore, wagiye ahohotera kenshi abantu b'Imana ndetse akica abantu benshi. Hanyuma hakaba undi muntu witwa umwana w'umuntu. Wite kuri iryo jambo umwana w'umuntu, kuko nidutangira kwiga isezerano rishya uzabona impamvu ibi ngibi ari ingenzi cyane. Witwa umwana w'umuntu, ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi, uzaza mu isi agatsinda izo nyamaswa zose, ndetse ko Imana izamuzamura ikamushyira iburyo bwayo, akayoborana nayo ibyo Imana yaremye. Ndetse ubona ko izi nkuru zose tugenda tubona za Daniyeli n'uburyo ubwami bari barimo bwa Babuloni bugenda bubananiza mu buryo bugiye butandukanye, nk'uko Farawo yagiye agora ubwoko bw'Imana. Ibyo byose ugenda ubona ko mu buhanuzi izo mbaraga cyangwa se ubwo butware cyangwa se ubwo bwami bwananizaga ubwoko bw'Imana bagendaga babwita inyamaswa. Hanyuma ugenda ubona ko ibyo byose abo bantu b'Imana bagendaga bacamo hari ibyiringiro by'uko hazaza umuntu. Bamwe bamuhanuye nka Mesiya, abandi bamuhanura nk'umwana w'umuntu, ariko bose bahuriza ku kuba akomoka mu rubyaro rwa Dawidi, uzaza agatsinda ibyo byose, agatsinda izo nyamaswa, agacungura ubwoko bw'Imana ndetse n'ibyaremwe byose muri rusange. Hanyuma iyo bigeze mu bice 8, Daniyeli yongera kubona irindi hishuriro, aho abona izindi nyamaswa ebyiri, imwe isa nk'intama byashushanyaga ubwami bw'Ubuperesi, hanyuma akagira n'indi ishushanywa nk'ihene yashushanywaga n'ubwami bw'Ubugiriki. Ndetse tubona ko kuri iyo hene hari hariho agahembe kazamuye cyane. Twagiye tubona ko ihembe ubundi rigenda rigaragaza abami cyangwa se ubwami. Ni ukuvuga agahembe karekare cyane gashushanya umwami wigize intakoreka, ku buryo yanizamuye akihereza icyubahiro, akishyira mu mwanya w'Imana. Ndetse nk'uko mu bice 7 bari babisobanuye, tuza kubona ko ubu bwami buza gutera Yerusalemu, bagasenya urusengero, bagatwara Abisiraheli ho nk'abanyagano, nk'ikimenyetso cy'uburyo izo nyamaswa zakomeje kwiyumva, zakomeje kwishyira hejuru, ndetse n'ako gahembe karekare kakerekana umwami uruta abandi wagiye wiyumva nk'aho we ari ikitabashwa. Ibyo byose bikagaragaza ubwami bwaje gutera Isiraheli ndetse bugasenya urusengero rw'Imana, ndetse bukananyaga ubwoko bw'Imana bagatwarwaho nk'abanyagano. Ariko ibyo byose hariho ibyiringiro y'uko Imana, abo bose Imana izabatsinda. Ubwo bwami bwose bwigometse
ndetse hari n'aho ubuhanuzi bugenda bubigereranya n'inyamaswa, hari n'abandi bahanuzi bagenda babisobanura bakoresheje izindi mvugo za gihanuzi, ariko byose ugenda ubona ko hari ibyiringiro by'uko Imana ubwayo izazana ubutabera bwayo ikanesha abo bantu bose. Hanyuma iyo tugeze mu bice 9 tubonamo ibisa nk'isengesho. Urumva aba bantu bari basanzwe bafite imizingo yo mu isezerano rya kera. Ni ukuvuga ngo niba Mose yanditse babaga bafite imizingo ya Mose, undi muhanuzi yakandika bakaba bafite iyo mizingo, gutyo. Ni ukuvuga ngo Daniyeli yari yarasomye ibitabo by'umuzingo wa Yeremiya, ndetse yari yarasobanukiwe yuko Abisiraheli bazatwarwaho nk'abanyagano mu gihe cy'imyaka 70. Iyo tugeze rero muri ibi bice 9 tubona ko Daniyeli aba yarasuzumye neza ubwo buhanuzi, akaba ari kubarira iyo myaka ku ntoki, ndetse akaba yari yatangiye kubona ko iyo myaka irimo irashira. Ko niko Daniyeli atangira gusenga atakambira Imana ngo yibuke isezerano ryayo. Gusa igitangaje cyangwa se inkuru itari nziza ni uko marayika yaje kumubonekera. Uyu marayika aza kumwereka uburyo bitewe no kwinangira kw'imitima ya Isiraheli, iyo myaka 70 iziyongeraho indi myaka 7. Urumva uburyo ibyo bintu byari agahinda. Urumva uburyo ya nkuru y'uburyo Abisiraheli urugendo bari gukora ibyumweru bingahe byaje kubahindukiramo imyaka 70 y'uruzerero mu butayu. Urumva ko niyo nkuru n'ubundi yari igiye kwisubiramo, aho bari kumara imyaka 70 mu bunyage, ariko bitewe no kwinangira kw'imitima y'Abisiraheli, Imana yongeraho imyaka 7. Hanyuma iyo tugeze mu bice 10 gutyo, 11, 12, umwanditsi agenda yerekana ubwami bwagiye butera Abisiraheli ndetse bakabatwaraho nk'abanyagano. Ni ukuvuga ngo ubu buhanuzi bwose tugenda tubona bugenda butera urujijo rumeze gutya. Hari bamwe basobanura ubu bwami kuko twagiye tubona ko ziriya nyamaswa zigenda zishushanya ubwami, turiya duhembe tukagenda dushushanya abami bagiye bishyira hejuru mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma ubu buhanuzi butera impaka zigiye zitandukanye gute? Ni ukuvuga ngo hari bamwe basoma Bibiliya bagasoma ubuhanuzi bwa Daniyeli bagasobanura ko ubu bwami buba buvugwa hano ari ubwami bwa Siriya, kuko ubu bwami bwa Siriya bwaje gutera Isiraheli, bwica ubwoko bw'Imana, bwica abahanuzi, ndetse urusengero rw'Imana baruzanamo ibigirwamana. Ibyo ni ibintu byabaye mu mwaka w'160 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Hari n'abandi baza bakavuga ati ubu bwami buvugwa bwishyize hejuru kugera n'aho bumva ko bageze ku kigero cy'Imana, bakavuga ati ubu ni ubwami bw'Abaroma. Ku bantu bazi amateka barabizi ko mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, ubwami bw'Abaroma bwateye urusengero rwa Yerusalemu bararusenya ku buryo nta buye ryasigaye rigeretse ku rindi. Ibyo rero bigatuma hari bamwe bavuga ati ubuhanuzi bugaragaza nanone ubwami bw'Uburoma. Hari n'abandi baza bakavuga ati oya, ubu bwami buvugwa ni ubwami bw'iyi si, aho buzaza gushyirwaho iherezo na Mesiya ubwo azaba agarutse. Reka mvuge ngo ntago muri iyi video ariho tuje kuvuga kuri izi mpaka cyangwa se kureba n'icyo Bibiliya yabivugaho nyirizina. Gusa icyo tubonamo hano ni uko byanga byakunda muri ubu buhanuzi tugenda tubonamo ibyiringiro by'uko biciye muri Mesiya, uwo Daniyeli asobanura nk'umwana w'umuntu, ari uzaza agatsinda izi nyamaswa zose, kazana ubutabera, kazana ubwami bw'Imana mu isi. Ikindi cya kabiri tubonamo hano ni uko ubuhanuzi atari ubuhanuzi bw'igihe kimwe, kuko iyo aba ari ubuhanuzi bwo mu gihe cya Daniyeli gusa, nta mpamvu twari kuba iki gitabo tugifite muri Bibiliya zacu. None se ubwo byari kuba bitumariye iki? Ni ikikwereka ko ubuhanuzi bwa Daniyeli bwarebaga igihe cya Daniyeli, bukareba nanone igihe cy'Uburoma mu gihe Yesu Kristo yari ariho, ariko nanone natwe bikatureba mu gihe cya none. Mbese bikakwereka ko ubu buhanuzi ni ubuhanuzi butravolinga mu bihe byose. Gusa icy'ingenzi tudakwiye guhusha ni uko hahora hariho ibyiringiro by'uko Imana ubwayo izaza igashyira iherezo ku bwami ubwo ari bwo bwose bugenda bwishyira hejuru, ndetse ku iherezo bya byose
ko Imana izazana ubwami bwayo mu isi, ubwami bw'ubutabera, ubwami bw'ubugwaneza, ubwami bw'amahoro, ubwami bw'urukundo, aho Imana izabana n'ibiremwa byayo ubuzira herezo. Ngizo incamake z'igitabo cya Daniyeli. Tubonane mu yindi video.